Ndabasuje mwese mukurikiranye Ubugingo Online TV nkuko twabasezeranije yuko tuzatubagezaho ibiganiro bitandukanye uyu munsi twagarutse. Nanone kandi muri kumwe nanjye Ana Afia Umunezero nkaba nishimiye kubana namwe muri kino kiganiro. Nkuko mubizi kumwe na mwene data ashobora kubibwira nanone nitwa Moise niyo bugingo murakoze. Twishimiye kubana namwe ndetse muri kino kiganiro turi bugire uyu munsi nkuko mubyibuka ubushize twagiranye ikiganiro kijyanye n'abasore n'inkumi bifuza kurushinga. Uyu munsi rero twabazaniye ikiganiro kijyanye n'ibintu bijyanye n'igeno. Abantu benshi bashobora kudasobanukirwa rino jambo, ni nayo mpamvu mu cyongereza usanga abantu benshi baryita destiny. Nibyo rero turi buganireho uyu munsi, mwene data ari budufashe tubahaye ikaze mu kiganiro kariho. Turabashimiye cyane, ndagushimiye. Nkuko bivuze turigiye kuganira kuri destin cyangwa se destiny, ibyo twita igeno mu Kinyarwanda cyangwa se urwandiko. Bamwe baravuga ati ni urwandiko, ni igeno, ni ibintu Imana yageneye umuntu bizamubaho, cyangwa se ni urwandiko rwanditseho ibizakubaho byose mubereho. Niyo topic y'uyu munsi nkuko bivuze. Murakoze kutwakira kandi karibu rwose Imana baha umugisha. Reka mbere yuko dukomeza tubanze dusenge kugira ngo ikiganiro Mwuka Wera abane natwe. Reka dusenge. Data twese uri mu ijuru, nanone twongeye kugushimira ineza yawe n'ubuntu bwawe. Turakwinginze ngo ubane natwe muri kino kiganiro kandi Mwuka Wera dusobanurire, uhire uwo wose ukurikiranye kino kiganiro, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ikibazo rero maranyamatsiko kandi singiye nyine nifuza ko twatangiriraho ni kijyanye na Rusuferi cyangwa se Satani. Abantu benshi bakunze kwibaza dise ko Imana yari izi neza ko Satani ari uzateza ibibazo. Kuki yashimye kandi ari we wanacumuye wateje ibibazo? Kuki Imana yashimye yuko Rusuferi aza ku isi yacu akaza kuduteza ibyaha n'umuruho? Kuki Imana itahise yica Satani nimwemere kaza hano ku isi? Mushobora kudufasha kuri icyo kibazo? Imana mu by'ukuri niyo yaremye Rusuferi. Imaze kumurema Rusuferi arigomeka nkuko Bibiri bitubwira. Rusuferi yigometse, Imana imuha chance, Imana imuha amahirwe yo kugira ngo yihane, sibyo? Noneho arigomeka, yanga kwisubiraho, yanga kumva. Birangije Imana iramuca, sibyo? Imana imucira hano kuri iyi si. Ikibazo rero ubaza cyangwa se abantu benshi bakunze kwibaza, kubera iki Imana itahise imwica cyane rwose? Kubera iki ubundi Imana yamuretse ikamujugunya hano? Hano ho wenda yabanje no kujya n'ahandi baramwanga, sibyo? Hari ayandi masi ariho, wenda Satani yabanje kujya ahandi baramwanga. Ariko ikibazo nshaka gusobanuraho ni iki? Nicyo kuki Imana yari izi ko azacumura, kuki yamuremye, sibyo? Imana mu bumana bwayo ni inyarukundo. Dusomye mu gutegeka kwa kabiri igice cya 32 umurongo wa 4, hari amagambo atubwira uburyo Imana ari inyambabazi. Umurongo wa 4 32 gutegeka, icyo gitare umurimo wacyo uratunganye rwose, ingeso zacyo zose nizo gukiranuka, ni Imana y'inyamurava itarimo gukiranirwa, ica imanza zitabera kandi iratunganye. Amen. Mu bumana bwayo Imana izi byose, imenyera iherezo mu itangira. Rero ibyo Rusuferi yaregaga Imana kwari uko ibatwaza igitugu, kwari uko atari Imana ari Imana y'urukundo, ari Imana y'intabera. Iyi Imana rero igisubizo kugira ngo ntajya muri byinshi, iyi Imana iza kurimbura Satani, iyi ihita imwica kiriya gihe yari amaze gucumura, yari kuba ishyize mu bikorwa ibyo Satani yayiregaga. Ni ukuvuga iki? Satani yaravuga ati wowe uduhora turirimba amen amena, udutuma ahantu tukajyayo, ni Imana iturushya, ni kuki duhora gutya, sibyo? Ariko mbese ntugira urukundo, uri Imana itabera, uri Imana ibera. Iyo rero Imana iza kwita imwica, ikahita imurimbura, icyo gihe
yari kuba ashyize mu bikorwa ibyo Satani yayiregaga. Ni ukuvuga ngo yari kubigaragaje ko ari Imana ibera Imana itari nyambo y'igitugu. Urakoze cyane. Yari kuba igaragaje ko n'ubundi ari Imana y'igitugu kuko uyicumuyeho isi murimura. Ni ukuvuga ngo ubwo hari habonetse umuntu uyirwanya, ubwo Imana ashaka kwerekana yuko noneho ibyo Satani yirega bitari byo. Kuko iguhaye igihe cyo kwihana, icyo gihe umutima wawe urakomeje urinangira, iguhaye agahe, ni ukuvuga iguhaye amahirwe. Kandi n'ikindi Satani ubu yaraciwe, ntabwo Imana yahise imurimbura nyine nk'uko tubivuga, yamuhaye amahirwe. Ayo mahirwe iyapfusha ubusa. Satani none se ko nk'uko twabonye Imana yemere Satani kaza muri isi aho dutuye. Satani aca mu nzoka nk'uko tubisanga mu itangiriro, ashuka Adamu na Eva. None se kuki Imana yahanye Adamu na Eva ibwira Eva tuzabyara bikugoye, Adamu uzavunika? Kubera ko Imana yabishimye kuriya ikabahana, kandi ariyo yashimye ko Satani agumaho. Yari bizi ko bazacumura, yabaremye ko bazacumura. None kuki Imana yabahanye? Ni ikibazo cyiza kandi abantu benshi bakunda kukibaza, kikanatuma bataba mu by'agakiza, kubera yuko babumva koko ari Imana yari izi ibintu byose, yari yaranabipanze, ari ryo ryageno turi kuvuga. Ariyo ryageno, yes. Imana rero mu rukundo rwayo buriya ntituzaye tuyitekereza nk'abantu ngo tuvuge ngo buriya ngo kuko umuntu agiye gucuruza ngo ni impomba, ngo noneho nzakora ibi, kuko umuntu agiye kubaka niharamukaguye imvura bigahirima, noneho nzakora ibi. Imana yo ntabwo ari uko iteye. Yari izi byose. Kumenya byose ntabwo ari ikosa ry'Imana, kubera ko Imana ni Alpha na Omega, ni imenya ibintu byose, itangiriro n'iherezo. Noneho Imana irema Adamu yamuremanye icyo bita freedom of choice, umudendezo wo guhitamo. Sibyo? Niko tubivuga, umudendezo wo guhitamo. Uyu mudendezo wo guhitamo rero Imana yaremanye umuntu. Imana yarabasuraga ikanababwira ibintu byose. Yari yaramuhaye ibiti byose, yari yamubwiye tuzakora ibi ariko kira ntuzagikoreho. Ni ukuvuga yari afite umudendezo. Iyo aza rero gukurikiza uwo mudendezo akareka gukora kuri cya giti, ntabwo yari gucumura. Ariko Imana nubwo yari izi ko azacumura, sibyo? Nyine cyari nk'ikigeragezo kuri we yo kurako umuntu yayumvira. Ariko ikigeretse kuri icyo rero, kuko Imana izi byose, yari yarapanze umugambi wo kuvuga ati ndemye umuntu kugira ngo azategeke ibiri mu isi, aze ayihingire, ibi namuremeye byose. Imana ashaka kuba mu mudendezo udakora icyaha. Ariko kuko izi byose ibona ko uriya muntu azacumura, azahitamo nabi. Si ikosa ryayo kumenya ko uwo muntu, kuko izi byose sibyo, ihita ipanga plan B, ihita ipanga undi mugambi wo kuvuga ati uyu muntu ndamuremye ariko azacumura. None namara gucumura rero bizagenda gute? Nzamucungura. Bivuze yuko yandi twavugaga nyine ko yahawe freedom of choice, cyangwa se guhitamo umudendezo wo guhitamo. Uwe yagukoresheje nabi. Imana rero irabibona yuko bizaba. Niko unese uwo mugambi Imana yakoze, mushobora kudusobanura kugira ngo abantu baduteze amatwi nabo bagira icyo umugambi. Dukunda kuvuga ko ari inama y'agakiza. Umugambi wari uko ndemye umuntu, muremeye isi n'ibirimo. Uyu muntu agomba kubaho adacumura, akabaho mu mudendezo. Mu bumana bwayo ihita ibona ko uwo muntu azacumura, agacamo umugambi w'Imana. Kubw'ibyo none nzabigenza gute? Nibuze se kumurema? Oya, ahubwo turema umuntu ase natwe, abeho. None kuko uyu muntu azacamo umugambi wanjye, nzabigenza gute kugira ngo uyu muntu azamubura? Uyu muntu azacumura, gahunda yindi ya kabiri namara gucumura nzamucungura, noneho abe muri iyi si. Nacyo cyatumye buriya Yesu aza mu isi abaho adakora icyaha, kugira ngo atubere icyitegererezo tuzakurikiza. Sibyo? Niyo mpamvu iyo tumwakiriye tukatura ko ari umwami n'umukiza, atubashisha kubaho tudakora icyaha, atari uko utagikora. Sibyo? Anytime wagikora. Ariko kumwizera bituma
wibona hari igihe utabikora, hari igihe udakora hari ibintu byinshi ugenda ucikaho ntumenye nuko byikoze. Bimera nk'umwana iyo avutse uramugaburira wowe ukabona arimo arakura ubuje ukabona abaye umugabo, ukabona abaye inkumi. Rero Imana yapanze ko uwo muntu nacumura azamucungura. Noneho uko gucungurwa niko Yesu yakoze, ajya mu ijuru, sibyo? Gucungurwa bizuzura neza, agarutse gutwara abo yacunguye. Noneho uko kubatwara ntibizagarukiraho, niho tubwira ko tuzaremerwa isi nshya, noneho tukagaruka kwibera nk'uko Imana yari yarabiteganije kera. Ni ukuvuga ngo tuzasubira muri ya Edeni twari muri ya Edeni, niko tuzagarurirwa Edeni. Niho umugambi, niho bwa butabera buzagaragarira, niho Satani azacibwa, urukundo rw'Imana rukagaragara, ubuntu bwawe bukagaragara, agakiza tukagahabwa burundu tugarutse kuba muri Edeni. Uvuze kuri ibyo bijyanye cyane cyane no gukizwa, nuko iyo twakiriye Yesu duhinduka, imico igahinduka. Hari abantu bazi ko ngo gukizwa ari igeno cyangwa se ari destiny y'umuntu. None mushobora kubisobanura, kuko hari abantu bavuga bati ngewe ntakizwa Imana yarabigennye. Aho ngaho mwadufasha iki kugira ngo abadukurikiranye nabo bagire icyo batahura? Buriya Paulo yandikiye Abaroma, kuko mbere mutaranakomeza, kuko ubwo murabyishyurana nk'urugero. Iyo turebye Farawo, wenda tugushaka kubivuga gutyo, ariko reka dutange n'urugero rwo muri Bibiliya rubishyigikira yuko bishobora kuba ari igeno. Muri Bibiliya tuhasomye muri Kuva igice cya 7 umurongo wa 3. Reka mpasome. Haravuga ngo, nanjye nzanangira umutima wa Farawo, ngwize ibimenyetso byanjye n'ibitangaza byanjye mu gihugu cya Egiputa. Bigaragara yuko Uwiteka yanangiye umutima wa Farawo ku bushake. Iyo Imana itamunangira yari kwihana. Soma umurongo wa 4. Noneho wumva uko havuga. Umurongo wa 4 reka dukomeza. Aravuga ngo, ariko Farawo ntazabura. Urakoze cyane. Buriya iyo umuntu avuze ngo Imana yanangiye umutima, Imana ntabwo inangira umutima, ahubwo muri ya freedom of choice twahawe, Imana itumye Mose na Aroni, mugende mukora ibitangaza. Icyambere kirabaye, nabo bazanye abarozi, nabo bashyize hasi inkono, sibyo? Ikindi cya kabiri, bigera ku cyago cya 10, Farawo atarumva. Buriya umwana w'umuntu aragoye cyane, sibyo? Kuko duhora tubwirwa umwana uramubwira uti iki kintu ntuzagikora, ejo akongera, nanjye ukambwira ikintu gutyo. Noneho Farawo niwe winangiye umutima. Iyi mvugo ya Bibiliya kuvuga ngo nanjye nzanangira umutima wa Farawo, Farawo niwe wawinangiye mbere, kubera yuko Bibiliya iratubwira mu Baroma mu gice cya 8 ngo abo yamenye kera yarabatsindishirije. Noneho umuntu akitwaza ngo bivuze ko Imana yari yaramenye abazakizwa, sibyo? Abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Ese abo yabamenye kera ryari? Muri ya nama y'agakiza nakubwiraga, Imana yicaye ivuga iti tureme umuntu. Niho hari abantu nyine yavuze ati hari abantu bazemera ibi by'agakiza kanjye, kuko ni Imana, ntabwo ariyo yashyize kuri listi ngo ivuge ngo Ana, Moise, kanaka bazajya mu ijoro, abangaba bazajya mu muriro. Oya, ahubwo abo yamenye kera ryari, muri cya gihe ivuga ngo ngiye gucungura umuntu, abo ngabo yarabatsindisha, yabahaye agakiza, abo ngabo yabahaye ubwiza. Abo rero niho tuvuga ngo iyo usomye mu rwa 2 rwa Timoteyo mu gice cya 2 umurongo wa 19, aravuga ngo urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze, ngo kandi rwanditsweho ngo Uwiteka azabe. Kuba rero Uwiteka z'abantu be akaba azi ko kanaka azarimbuka, Imana ikabizi ko kanaka azajya mu ijuru, Imana irabaza abazajya mu ijuru. Kubamenya ntabwo ari ikosa ryayo, ahubwo ni Imana nyine. Ni Imana imenya ibintu byose. Imenya itangiriro n'iherezo. Imana izi ngo umuntu azapfa azize iki. Ibyo si ikosa ryayo, sibyo? Ariko ntabwo ariyo yashyize hariya ngo ivuge ngo ngewe nzabanangira. N'abadukurikiye babyumve, nta muntu Imana yavuze ngo uyu nzamunangira umutima, ntabwo azakizwa,
uyu nguyu we nzamuha ubuntu noneho we akizwe kugira ngo azajye mu ijuru. Yaba atari Imana y'inyarukundo, ahubwo yaduhaye kwa guhitamo nk'uko tubibwirwa, sibyo? Uko guhitamo rero ntabwo twebwe turi robot, ntabwo turi remote. Urabona remote urakanda ugashyira ku yindi channel, urakanda ugashyira ahandi, cyangwa feruje niko tuzivuga. Ziriya robot iyo ugezemo ziba umuhondo, zikaba icyatsi, zikaba umutuku, baraziporogaramu. Twere ntabwo turi porogaramu ko Imana ishatse ukizwa, yashaka ntukizwe, oya, ahubwo yashyize agakiza hariya. Noneho umuntu ngo yihitiremo kukakira cyangwa kukareka. Bivuze yuko ubwo ushatse kudusobanura yuko Farawo, turebye ku rugero rwa Farawo Imana yarebye ahazaza, ibona yuko azinangira umutima, niko kuvuga ati namunangiye umutima, ariko bitavuze yuko ari Imana yamunangiye, ahubwo niwe wabanje kwinangira umutima. Wagitoye cyane. Aho ngaho noneho birumvikanye. Ariko hari n'abandi bantu bajya bibaza ati nk'umuntu akavuka, wenda akavukira mu bukene, tuvuge, akavuga ati urabona Imana yagennye ko nzaba umukene ubuzima bwanjye bwose, nta kintu nabihinduraho. Nuvuga ngo bakumva ko gukena cyangwa gukira ni destiny y'umuntu, nta kintu wabihinduraho, ni igeno ry'umuntu, ni Imana yashyizeho. Nuvuga ngo niyo wakora ukabira ibyuya ntushaka gukira. Mbese wadufasha iki ku bantu batekereza destiny cyangwa se igeno mu ubwo buryo? Buriya rero muri Yeremiya igice cya mbere ku murongo ahari wa 5 niwe watubwira ngo Yeremiya nakumenye ntarakurema, utaraba urusoro mu nda ya mama wawe. Ni ukuvuga mama atarashakana na data, Imana yari izi ko hazabaho umuntu witwa njyewe, sibyo? Imana yari izi ko uyu munsi turi kuganira ku igeno. Kubimenya iyo dufite uburenganzira bwo kuba tutabiganira, ubwo ni uburenganzira bwacu, sibyo? Imana yaduhaye bwo guhitamo icyo dukora turi mu isi cyangwa kukireka. Imana yabwiye Adamu ngo ubu rero uko bimeze, kurya kwawe uzarya wishyuye, bizakugora. Imana yabwiye umuntu ko kubaho kwe bizava mu kuboko kwe. Bivuze ngo ntabwo tugomba gutegereza ibizava ahantu runaka, ahubwo urakora, Imana ikaguhera umugisha mu byo ukora. Noneho rero gukena cyangwa gukira, ntabwo Imana yigeze ishyira abantu bamwe harango barabazakira barabakene. Hari n'igihe n'umuntu abona yakize, noneho akavuga ati, agahagarara agashima ati rwose, ati aya ni amasengesho, ati nimubona ubu ngubu ngeze aha ngaha, ati buriya narasenze cyane. Ukagira ngo abandi ntibasenga, uri kumva? Ahubwo ari ibyo ngibyo abasenga cyane, basenga cyane cyangwa n'abakorera Imana nibo bagakombye kuba ari abakire, sibyo? Na wa wundi ubikura mu manyanga, watse ruswa, warenganije abantu, agagira ibintu byinshi, nawe yavuga ko Imana yamufashije. Imana ntabwo yageneye abantu bamwe gukira cyangwa abandi gukena, ahubwo igihe iby'isi biguhiriye, sibyo, ugakora ukabona biraje, ujye ushimira Imana. Kandi burya nawe wundi uvuga ngo arakennye, nawe burya dukwiye kunyurwa. Dukwiye kunyurwa kuko amakategorizi abantu barimo azagumaho. Ubu bamwe turi kuvugira hano, ariko hari abari mu bitaro, sibyo? Dufite umudendezo ahangaha, ariko hari abari mu ntambara bari kwirukanka, sibyo? Iyi si rero kubera ingaruka z'icyaha, harimo abahura n'ibibazo n'abandi bagahura n'umunezero. Ibyo byose bizahoraho. Ikigomba kutubaho kikabaho cyiza kuri twebwe ni ukunyurwa, ni ukumeza. Ibyo rero bituma iyo unyuzwe ushimira Imana, utumva ko Imana yakurenganije. Murakoze cyane kuri icyo rwose, kuko abantu benshi bakunze kukibazaho. Bivuze ko nimba ushaka gukira ugomba gukora, kuko niko Imana yabwiye Adamu ati uzarya ari uko wishyuye. Bivuga ngo nukora, Imana nibihitamo. Uvuze ngo nibihitamo waba ari byaryagena, sibyo? Umubwiriza yavuze ngo ikintu werekejeho amaboko ugikorana umwete, sibyo? Hari ubwo Imana yemera ko ukora ukabona 100, nakora nkabona 10.
ubwo wakoze ukabona 100 nyurwa n'ijana ryawe. nuvuga kunyurwa niyo solution. nanjye 10 ryanjye nanjye nyurwe na ibyo bizatuma tugenda sibyo tugenda tunezerewe kandi tutagerekaho Imana amakosa sibyo. Ahubwo ikibazo gihari abantu ntabwo banyurwa, ntabwo tunyurwa, bigatuma rero uvuga ngo Imana bura yangeneye gukena cyangwa murakoze cyane. Noneho hari n'ibindi bibazo bibiri nshaka kugira ngo musubirize rimwe, biragenda n'ukuntu, kuko abantu bamwe baribaza ngo Imana hari ibintu yandikiye umuntu, hari urwandiko yandikiye umuntu, ikintu Imana yakwanditseho ntushaka kugihindura. Nuvuga akavuga ati ngewe nimba Imana yanyanetseho ko ana nza ibingibi niba ariko bizagenda ntaje, nuvuga ngo ni destiny yanjye. Ari naho abantu bahera bavuga ngo Imana abantu bazajya mu ijuru irabaza, nuvuga ngo ntakikorera ibyo nshatse, nakirira ibyo nshatse, nakinywera ibyo nshatse, nakiyambarira uko nshatse. Imana nta kibazo irabizi, nimba nzajya mu ijuru nzajyayo, nimba ntazajyayo nzajyayo. Sometimes nzamera nka cya gisambo ku musaraba cyana ku munota wa nyuma. None mwatigiye inama iki? muri Ezekiyeli 33 umurongo wa 11 haravuga ngo ntabwo Imana inezezwa no kubona umunyabyaha arimbuka, ahubwo yihangana ishaka ko bose bihana. Sibyo? Imana iratwihanga. No muri Petero Bibiliya bivuga ngo gutinda kwisezerano kugira ngo twihane sibyo. Noneho rero kuvuga ngo kuva Imana izi byose ngo izaba zajya mu ijuru ngo nta mpamvu yo kwitarakasa njya gusenga, nta mpamvu yo kugira gute, ibyo bintu wa mudendezo wabuhisemo nabi. Kandi uvuze ngo ahari igisambo cyagize amahirwe yacyo kihanira hari, wowe ntabwo uzi igihe uzasinzirira. Cyo ni cyambere. Icya kabiri, uracyafite gutekereza sibyo. Uracyafite gutekereza no kuba wavuga uti ngiye gusenga sibyo. Nuhitamo ngo Imana izaba azajya mu ijuru koko irabaza, kuko izi ahazaza, ariko abo ngabo bazajya mu ijuru kuko urufatiro ruriho nko nabikubwiye rwanditsweho abazajya mu ijuru sibyo, kuko irabazi, si ikosa ryayo, yabamenye kuva kera. Noneho rero uko kubamenya kuva kera bibyaza umusaruro ubihitemo. Ni uguhitamo kwawe sibyo, ni kwaguhitamo. Nuhitamo kutajya gusenga uzarimbuka, nuhitamo kutakizwa uzarimbuka. Ntabwo ari Imana izaba yaravuze ngo uriya muntu mwandikiye kurimbuka. Oya, ahubwo umudendezo wawe ukoreshe neza, uhitemo neza. Niba Imana yavuze ati kiriya kintu ni kibi sibyo, ntukibe, wowe ukiba ubuhisemo nabi. Ntabwo uziyicarira ngo uvuge ngo Imana izi ko nzajya mu ijuru cyangwa nzarimbuka, ngo reka ngo ntegereze ngo buriye uko bizagenda. Oya, ahubwo umudendezo wawe ukoresha uhitamo neza. Amena rwose. Imana ibahe umugisha cyane ko mubanye natwe muri kino kiganiro. Ndibaza mwebwe mudukurikiye mushobora kugira ibibazo bitandukanye mushaka kubaza cyangwa se inyunganizi. Hasi aho murahareba hari email yacu ndetse na nimero mushobora kutwandikira, ibyo bibazo tukazabisubiramo ndetse tukabisubiza. Rero murakoze cyane abadukurikiranye. Ubu n'amahoro by'umwami wacu bikomeze bibane namwe. Mu gusoza reka dusabe mwene data adusabira umugisha, hanyuma naho ubutaha. Mbere yo gusenga navuga ijambo rimwe ryuko igeno cyangwa se urwandiko ntabwo bibaho, kugira ngo abantu babyumve neza. Iyo wizeye igeno ko ribaho, hari uwizera igeno akiyicarira ntakore, ntajye kwiga, ntajye gusaba akazi, ntashake, ngo buriya ngo ni ku Imana yabipanze. None se niba ari ku Imana yabipanze uzabyara nta mugore? Nese niba ari uko Imana yabipanze uzagira amafaranga utakoze? Rero uzajya mu ijuru utacitse ku bintu bimwe na bimwe, uzajya mu ijuru utihannye. Imana rero tugirire neza. Reka dusenga. Urakoze Mwami Yesu, tugushimiye ijambo ryawe wandikishije kugira ngo ritwigishe. Mwuka wera agumye kwigisha twebwe tuganira ndetse n'abatwumva abadukurikiye, kugira ngo uduhe kugusobanukirwa n'iby'agakiza kawe, mu izina rya Yesu.